amasengesho ugatandukana n'ijambo ry'Imana, uzamenye ko uhagaze mu gutsindwa. Uburi muri muveza, uburi hahantu bita muri towa, hahantu nyine haciriritse ku rwego rwa nyuma. Kuko umuntu udasenga aba asa n'umuntu wambaye ubusa, asa n'umuntu upfuye, asa n'umuntu wanyazwe byose. Garura umutima we ku Mana, wiringira Imana. Tugiye gusenga isengesho ryo gufata ingunzu n'ibyana byazo. Hari ibintu byinshi byakubereye umutwaro muri ubu buzima, byakunyaze. Hari imbaraga zazanywe nuko gusa ugiye kwakira umugisha w'Imana. Hari imyuka igutera igihe cyose ugiye kwinjira mu isezerano. Izi mbaraga ntizishobora kuza cya gihe ibihe bitameze neza, ziza cya gihe ibihe bitangiye kumera neza. Hari ibitekerezo utangira kugira. Imana iturengere kandi twiteho mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dusengane, Imana igukureho umwuka wose witwa ingunzu n'ibyana byazo. Harimo inyatsi, harimo inshuti zidafite umumaro, harimo abantu wivugishwa nabo kuri telefone badafite icyerekezo. Ni gute uvugana n'umuntu umwaka ugashira 2-3 nta kinakungura, nta nama yakugira, ntabwo mwasengana, nta kintu kidasanzwe usibye kugutakariza umwanya gusa. Imana idutabare. Garura umutima we ku Mana, wongere biringira Imana, wongere utekereze ku Mana. Imana irashaka ko wongera gutekereza ku Mana. Rekeraho kwibwira nk'abandi, rekeraho gukomeza ukora ibintu bidafite umumaro. Tugiye gusenga Imana. Ninde iri jambo wumvise ari iki? Ninde wasubiye inyuma akajya mu byaha kubera hahandi utangiye kuvuga ngo Mana, ubu koko naragututse, narahemutse? Garura umutima we ku Mana mu izina rya Yesu. Hari ibintu bisengerwa, ariko hari n'ibintu bigera ahantu kumva ubuze uko bisengera, ukumva uri hebye, kumva utakaje ibyiringiro. Ariko wongere biringira Imana. Imana igutabare. Tubanze dusengera abantu basubiye inyuma n'umuntu utarakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Surama aya magambo, vuga ngo Mwami Yesu, ndakwakiriye, mbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Kuri izina ryanjye mu gitabo cyo kurimbuka, uryandike mu gitabo cy'ubugingo. Umpa imbaraga zo gutsinda icyaha n'igisa nacyo. Amen. Ushaka itorero ujyamo ry'umwuka, hanyuma ujye usengana na bene so, ube mu nzu y'Imana, uve mu bintu byo gutambika ibirenge. Satani akunyaza ibihe byinshi kandi ntabwo ariko byakabaye. Umwanzi aragusuzuguye ku kigero gikomeye, uciye mu ntambara z'akaga gakomeye, uciye ahantu ku buryo umutima urahagaze uravuga ngo se Mana, sinari nzi ko ubuzima buzanshyira hasi bigeze ahangaha. Ariko nawe Satani yakwangishije Imana, ugeze ku rwego wumva Imana nta kigivuze kuri wowe, ugeze ku rwego uvuga ngo Imana yaranyanze. Satani kuba kwanga byo ntawe umutoza, Satani n'ubundi n'umwanzi wawe. Ariko garura umutima ku Mana, ongera wiringira Imana, ongera wizere Imana, ongera wikomeze ku Mana. Abantu bashyiraho amarira sibyo, marira atuma bashaka gutuma dukopera live. Imana idutabare. Garura umutima wawe ku Mana, wongere wizere Imana. Satani ahora kunyaga uko ugiye kwinjira mu masezerano. Satani ahora guteza ingunzu n'ibyana byazo. Mu nshuti ufite harimo ingunzu. Niba hari ikintu kibi kibaho ni ingunzu. Ingunzu ziragenda zikaguguna imyaka nk'abantu wahinze ibijumba cyangwa imyumbati. Ingunzu ziragenda zikaguguna. Muzi ingunzu n'amafuku, amafuku, ingunzu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ingunzu ni ikintu kibi cyane. Hari abantu mu bantu ufite utubaraga dukeye, mukazatandukana twababikira ngo bikibeho. ngo Yesu akuzwe bagatanya kubwira ibyo byose ni ingunzu, ni imbaraga z'abadayimoni. Kuko utangiye guhamagarwa kuki bataguhamagaye utarahembwa. Ntabwo uzi gusobanukirwa impamvu uhembwa, akaba ariko Satani akohereza ibyo bintu. Ugipfundura utubera uri umukobwa, Satani agahita kohereza abasore babahereze ngo bateye ubwoba. Izo ni imbaraga zikomeye cyane. Hari abasore bategera ngo ibiruhuko bigiye kugera, abo bantu babazi timing. Aba ni abantu bafite umwuka wa Satani. Uzabyumva abarokore bakijijwe bitanga mu buhamya ngo twari tuzi kumenya ngo igihe abakobwa bagiye kuva ku ishuri, utwo tuntu twose, izo mbaraga zose
nizangiza uruzabibu. Wowe uruzabibu rw'Imana, si ukuwahoze, si Imana yakuremeye. Uri gukora uburetwa, umeze nka wa mwana w'ikirara wasabye umugabane wakagenda akawaya akawumara, bugaca agatangira ngo kujya yifuza gusangira n'ingurube akabura n'ibyo asangira nazo. Nawe ni rwo rwego ubuzima bukugejejeho. Usigaye uragira ingurube, none ushaka uri kwifuza gusangira. Zari ingurube bantu, zari ingurube, nuvuga ngo bari abantu babana. Ingurube mu buryo nk'uko bisobanura ibyaha. Iyo ubana n'abanyabyaha utangiye kujya wifuza gusangira nabo, batangiye kubwira ngo wowe ngo ntutwika ngo ntugire gute, ibyo byose barakubeshya. Abantu batangiye bavuga ngo ikimero ufite, gukambara ibishipo birebire, ng'ikimero, bakwigisha kwiyangiza ngo uri kwiyitaho. Bakwigisha ngo kunywa amashoti kuri kontwari. Hari utuntu twinshi cyane umaze kwangiza, si ukuwahoze umeze. Wowe ntabwo ujya ukumbura ishusho yawe ya kera, ntujya ukumbura amahoro yawe ya kera, ntujya ukumbura amasengesho yo gusenga utangira umwaka, ntukumbura ahantu kugakeka ku karago usenga. Noneho tekereza ingurube uziragiye zikanashakana nawe. Nuvuga ngo hari imitekerereze y'abadayimoni ikwambura ubwiza ikakujyana mu bubi, ikwambura imbaraga ikakujyana mu ntege nke. Ndashaka gusengana n'umuntu wese wacitse intege. Imana iturengere. Lala, kubera kudatapinga ndabona bikwereka ko wanyazwe. Ibi ni ibimenyetso bikwereka ko wanyazwe. Mwongere mutapinge dusenga. Ndaguhimbari za mucunguzi, imbabazi wangiriye, ukanyoza ibyaha nakoze mu maraso wavuye. Tangira utekereze mu mutima wature, ubwire Yesu ngo mbabarira. Ndagira ngo dusenganire isengesho n'abantu bose. Vuga ngo Mwami Yesu, urabizi ko umutima wanjye ugukunda, ariko nararangaye ingunzu zonona uruzabibu rwanjye. Ndakwinginze ngo fatira ingunzu n'ibyana byazo, kandi umpe kuba maso, umpe guhagarara ahantu nshaka, undinde ikibi cyose. Amen. Imana iguhe umugisha. Ndi kumva ijwi ry'Imana rimbwira ko cyose Imana yansaba gukora nagikora, ariko nkabohoka. Urumva ukeneye kubaho, Imana igukureho umwijima w'abadayimoni. Izi mbaraga zakuboshye, uyu si wowe, si ukuwahoze, ntiwahoze ufite umutima umeze gutyo. Imana irashaka kugira ngo yongere kugarukeho, kuko Satani yakwangirije uruzabibu. Umwanzi yakunyaze imbaraga zawe. Erega hari igihe muhura n'abakozi b'Imana b'ingunzu, ushobora no guhura n'itorero ry'ingunzu, ukajya ahantu kwasengera ufite imbaraga ugatandukana rwose. Nta muntu ushobora gusengana bikarangira muryamanye. Bivuga ngo hari ibintu Satani ajya akoresha n'inzira wita ko ari nziza. Satani ajya akoresha n'abantu biyoberanye ukagira ngo ni abana beza. Imana itwibuke cyane. Ndagira ngo dusengane Imana. Mwami Yesu, ndasengera bene data. Hari ibintu byinshi byabanyaze kwinjira mu masezerano, ariko icyo nzi kuri wowe ni ukuri Imana isubiza amasengesho y'abera. Turasenze cyane kugira ngo weze umuntu wese, ariko nyuma yo kutweza uduha umugisha, wongere utugarurire ibyiringiro n'imitima yacu yongere kwiringira. Ukuru uyu mutima mu agera mu burira kumva mu cyumba ryamamo harimo inzoka, kandi koko ibihari. Afite ubwoba, afite imyuka arwana nayo ikomeye, araryama ibintu bikamuniga, afite imbaraga zimuboshye, afite ibintu bimuboshye, afite imyuka imuboshye. Rambura ukuboko umenagura ubutwari bw'ikuzimu. Ndagusaba umugisha Mana,
bohora uyu mukobwa, bohora uyu musore, bohora uyu mumama, bohora uyu mugabo, menaguriza imbaraga ziboshye uyu mukecuru, uyu musaza, uyu mwana, menaguriza imbaraga zajyanye abantu mu bitaro kwa muganga, kubita hasi izi ngunzu n'ibyana byazo n'aya mateka ya kera, uyu wizingiweho n'amateka mabi, uyu nguyu wizingiweho n'amagambo mabehoza abwirwa, nta mugore ukurimo, nta musore ukurimo, nta mukobwa ukurimo, nta mugabo ukurimo, izi mbaraga, uyu nguyu wizingiweho n'umwuka wa divorce, uyu nguyu uri gusenya, izi mbaraga zikuzimu, uyu ukorera amafaranga ntamenya hagiye, izi ngunzu z'inyatsi, ingunzu z'amateka, imbaraga zikuzimu, ndaseze cyane kugira ngo umuriro w'Imana uhirike imitego y'umwanzi Satani mu izina rya Yesu, amen. Imana yakubohoye ntukongere gusubira mu mwijima. Imana igukuyeho iminyururu y'urupfu ntukongere gusubira mu mwijima. Ukorera udufaranga ukatubika uko ushoboye, ukajya gukora perimi ugatsindwa. Hari imbaraga, buryo utsindwa wabanje gutsindwa mu bitekerezo. Satani abizi kubura perimi wabanje kuyiburira mu rugo, wowe uravuga ngo nawe n'umupolisi mubi. Si umupolisi mubi, Satani akunyaga mbere, Satani aguteza icyangiro ku bantu bakakugirira umumaro, Satani aguteza imyuka y'agahinda mu gihe wakabaye wishima. Wowe uzajya gusaba akazi wazinze umunya, bazavuga ati uyu nguyu abakiriya azabirukana. Ukunika Satani atsinda abantu ku tuntu duto, we ntubizi. Niyo uzatangira kugenda umeze ukuntu wahese umugongo, umusore azabataka agakecuru nakahe. Hari ubuzima bwo kwitwa icyo utari cyo. Uri umukobwa muto bakakwita agakecuru, uri umusore ukiri muto akagasaza. Ufite udufaranga duke ariko ntabwo byakakugiza umutindi nkuko bakwita. Ufite utwenda ariko imitekerereze y'abadayimoni yatumye utubika ahantu kure, ukatwambara kuri Noheli no kubunani. Hari imbaraga zaguteye imitekerereze, uhora n'ubwoba, agashara uhembwa, uhora wahagaritse umutima, birabanga mukiranutse azabishwaho no kwizera. Mu gihe umushahara utaraza, Imana ibigutungishije kwizera kandi ukaba none warapfuye. Tegereza igihe cy'Imana, wiringira Imana, utuze, tekeraho gukora ibyaha, wigotomera ibyaha nk'unywa amazi, kuko ibi bizaguhitana. Satani ari kukwambura izina, ari kukwambura ubuzima, Satani ari kukwambura imbaraga. Dore Uwiteka arakwibutse, wiyambura uwo mwambaro w'intege nke. Imana hari ingunzi ifashe, ariko nawe utangira uhangane na bya bitekerezo bya bipfuye. Iyambure imbaraga z'abaruzi. Ugenda usimbuka utwatsi mu nzira, ngayo ngo banteze ariko babanshakaye. Utwo tuntu twose n'ibimenyetso byerekana ko ugira ubwoba butari ngombwa. Hari umumama umwe yigeze gutanga ubuhamya, yari afite utwana duto tw'uduhungu. Utwo twana twe tugakunda gukubagana, kwakunda abana b'abahungu bakubagana. Noneho rimwe uwo mama akajya kumva ibintu, akavuga ati karabaye. Umumama akaba arimutse, bahora bimuka. Rimwe bamaze kwimukira ahantu bishyuye amezi 3. Hanyuma abana baragenda bica imbeba, barangije bayimanika mu irembo. Abana bi atashye ngayo umuntu hano ngo bahadukurikiye, atangira gusenga atari komana, kuko ubu ngubu iki kiragezo cyo guhora duterwa n'abarozi. Kandi n'ibindi byose yabonaga mbere n'abana bikumwe, abana bakubagana akabona ibintu ako kanya kiri kurira, avuga ngo Imana kuko ngo tuzaguma muri uruzerero. Abona abana be barashoranye baje kuregana ngo kanaka ngo yishimbe banga imanika harango mu irembo. Niwe mwamarise mu irembo, yego ariko ngo si rimwe gusa, ngo cyagiye yicaga imisere banyanga akayijugunya ngo mu buryango, niba gashaka iki ngo kugukanga. Ni ukuvuga ngo hari utuntu utinya ugasanga urwana n'abaringa ariko y'imbaraga z'ingunzu. Burya hari ibintu utinya bidahari biri imbere muri wowe. Gutinya kuzasonza kandi ugifite Imana, gutinya kuzakorwa n'isoni utazashaka kandi Imana yarabivuze, gutinya ko Imana yakwibagiwe. Ibyo byose ni ibimenyetso bikwereka ko umwanzi yamaze kukunyaga. Uwiteka Imana arakwibutse, ntuzongere kwipfusha ubusa. Ndagira ngo dusenge Imana ibagirire neza. Uwiteka biteho, Imana ikubambira amahema, Yesu abarengere. Umuntu wese umaze iminsi afite ubwoba bw'Imana, Mwami Imana, Ise w'Umwami wacu Yesu Kristo, turaguhimbaje ko wabanye natwe muri aya masengesho y'uyu munsi.
turagushimira yuko waduciriye inzira kugira ngo tubane, turagushimira ijambo twize, reka uryandikishe ikaramu y'icyuma mu mitima yacu kugira ngo twe kuryibagirwa, kandi uduhe guhagarara muri ryo tuneshe uburiganya bw'umwanzi. Reka amateka yacu ahinduke kandi dukurweho izina ribi, utwohereze gutabarwa kuvuye mu ijuru, kandi imbabazi zawe nyinshi zibane natwe. Reka utwibuke, uturengere, ntaba ari twabwo izina ryawe icyubahiro. Tugushimiye ko uduhaye umugisha kandi kubanye natwe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Mwakira umugisha mu izina rya Yesu, akira kubohoka mu izina rya Yesu, akira guhembuka mu izina rya Yesu, akira kwambara imbaraga mu izina rya Yesu, akira kwinjira ahantu wananiwe kwinjira mu izina rya Yesu, akira kugarurirwa iby'ingunzu zatwaye mu izina rya Yesu, akira kongera gusubirana agaciro kawe mu izina rya Yesu, akira kubohoka mu izina rya Yesu Kristo, akira kurengerwa n'ijuru mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha. Ndasoje, ndagira ngo nshimire umuntu wese twabanye. Benshi muri mwebwe bajya bambwira ngo nzabaho umwanya bashime, ahubwo umwanya nzabaha ni wo kubaza ibibazo. Nzabaha umwanya mubaza ibibazo. Hari abantu benshi muri mwebwe bashaka kubaza ibibazo, ariko nzabaha umwanya mu bibaze mu gikari, noneho nje gusubiza bya bibazo mwabajije. Ndetse umuntu wese wifuza ko hari ikibazo runaka ashaka gusobanukirwa cyangwa twazavugaho, ubuze kunyandikira, ndabyandika ahantu. Ubutaha wa kabiri n'ingaruka nzigisha, hanyuma asubize n'ibibazo byanyu, tunasengera ibyifuzo. Ndumva ariko tuzabigenza. Imana ibahe umugisha kandi bagire neza. Mbasabiye umugisha rero, Imana ibahe umugisha mu majya no mu maza, kandi Uwiteka bishimire muri byose. Ndagira ngo mbabwire ko uyu mwanya saa moya, buri wa kabiri saa moya z'umugoroba, ujye uri hano tubane. Imana iturengere. Imana ikugirire neza kandi Yesu akwibuke muri byose.